Baca umugani mu kinyarwanda ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Uwo ni umwe. Uwa kabiri baravuga ngo inzira ntabwo ijya ibwira umugenzi. Iyi migani ibiri ndayivugira ko muri ubu buzima turimo hari ibintu byinshi twijandikamo tukabikora tukabona biri gukunda tukabona feedback yabyo nziza, ariko nyamara ntidutekereze ahazaza h'ibyo bintu turi kwijandikamo. Either bizafekita umuryango cyangwa se natwe bitwafegite twebwe ubwacu, twebwe twijanditse muri ibyo bintu mu buryo tutazi. Maze iminsi ndi kubona video hano kuri iyi mihanda y'imiryango, ukabona biharaje ibintu ngo by'amaplanka n'ibiki, nyamara ibyo bintu ntabwo bari basha kubumbura amaso ngo barebe neza ko ibyo bintu hari icyo bishobora kwangiza ku muryango wabo wo hazaza. Ariko nyemerera dusangire aka video gatoya, nyemerera mpayo masegonda makeya, nyemerera dusangire aka video gatoya, ariko uko tukarebana wibuke no kumfollowinga unakanda like. Reka tukarebane noneho ndahita ngaruka mu kanya nyuma yako tureba koko niba koko ibyo ndi kuvuga ndimo ndabeshya cyangwa se ibintu bishobora kwafekita umuryango wacu wo hazaza. Mzaa sinikuze Constance yikubite hasi. Jakara soka cyana gaso. Oya wavuga ngo nagasoka gusure. Yikubite hasi. Vuga ngo naga. Nyine yikubite hasi. Gishu Uriseri. Nasoni uraza wokundutisha ingegera y'umukobwa. Jakara soka nazokere mu nzu musohore nta nubwo ngiye mukoraho. Musohore cyangwa nibindi bimeneke. Wabuze ibintu gukina nabyo. Ndavuze ngo musohore hano. Wabuze umuntu uri gukina nawe. Jya kundega. Gato kidogo. Iyi mashini ndasanga yagize ikibazo. Iyi mashini ndasanga yagize ikibazo. Nyiterure nyiceke hasi kugira ngo ubone ko njye nta n'imikino ufite. Sinjya nguhereza ukagira ngo ni imikino. Do. Ubundi ubona sange gato kidogo. Senga. Sanga ari indu senga. Ukirara mukigiza akabazo. Usibye nibi ngibi ndabimena. Mu gihe utaramusora hano ndabimena. Uretse gato. Urajya gutamika ibigi utarasora Jackie hano. Watuje mwana. Banza usore Jackie hano. Wambabari. Banza umusore hano. Sinaguhaye umwanya se wambabari. Banza umusore hano. Ku imashini yanjye. Nawo nyirekure. Irekure mwana. Kuko byaba bibi. Navuze ngo sora Jackie. Agenda kuri ibintu ukumva yuko wenda ari imikino ya filime. Wasoye Jackie hano. Werekura gatoya. Rekura. Ko ntabwo turi mu mikino. Nge se ndi gukina nawe. Ntabwo turi mu mikino. Akuzi ko nanjye ndi gukina nawe, nanjye ntabwo ndi gukina nawe. Aha. Ntabwo uri mu mikino nanjye. Nge se ndi gukina nawe. Mene imashini. Jya kundega. Nkuko genda undege yuko nyimena. Urifuza iki? Ndifuza ko Jackie asohoka hano. Urifuza iki? Jackie asohoke mu rugo rwanjye. Ese gutanga amahoro byakunaniye. Bigufashemo. Nakubwiye ntabwo nyine Jackie hano. Bigufashemo. Okay, reka nizere ko wamaze kumfollowinga noneho reka tuganire rero. Sori gatoya. Uyu ni umuryango w'abajene bakiri batoya. Ibi barimo bo barabyita ko ari ugushaka amaramuko cyangwa se ari ugushaka amaronko cyangwa se no gushaka umugati w'ugomba kuhabwa bo ubwabo ndetse n'abana babo. Ariko mu by'ukuri njyewe reka niganirire nabo. Ndabaruta niba n'abana kuri njyewe, reka niganirire nabo. Derek n'umudamu wawe. Ndetse nta nubwo ari mwe mbwira gusa, kubera ko ibi bintu maze kubona ko ari ibintu byamaze kumenyerwa cyane hano muri societe. Nta muntu ukigira ngo agira ubuzi urugo nyarugo, nta muntu ukivuga ko ashaka kubaka urugo nyarugo, ahubwo twese twinjira cyangwa se bose bijya mu ibintu byo byingo mu buryo bwa business. Dufite uwitwa Linda n'umugabo we, tukagira uyu mwana Derek n'umugore we, tukagira Miki na Aga. Muri uyu umuryango ni ikintu gikomeye, kandi umuryango ni ikintu gisenywa n'akantu gatoya, kandi nanone kikubakwa n'akantu gatoya. Ibi ndabivuga mbanza gushimira cyane umukobwa witwa cyangwa se umudamu witwa Ketchup, kubera ko we ubuzima bwe n'umuryango yabugize privé, kandi avuga n'impamvu y'ibyo bintu. Niba wemerera umugore wawe kukwita imbwa
ngo ni uko muri gukina filime. Buriya no mu buzima busanzwe yamaze kukugira imbwa. Igihe cyose najya kukwita imbwa azabifata nk'imikino. Igihe cyose najya kukugira ikigoryi, ibyo bintu azabifata nka bya bindi by'imikino. Wa mugabo we, wa mugore we, niba uha uburenganzira umugabo we bwo kugukubita muri filime, ibyo bintu azageraho abimenyere. Ibyo bintu azageraho abimenyere nukora cya kintu, kuko mu ngo nyine bibaho ko nta abantu bashobora kugira akantu batumvikanaho. Icyo kintu kizaba, uzajya kwisanga yatangiye kugukubita nk'ibyo muri filime, kandi muri mu buzima busanzwe. Kugira ngo wumve ko ibintu muri gukora atari byo kandi bizasenya umuryango wanyu, ni uko abana muzabyara ndetse na bamwe muri famiye zanyu ibi bintu ntabwo babyumva. Ntabwo bumva uburyo umugabo ashobora gukina n'umugore, bikageraho umugore yita umugabo w'imbwa, bikageraho umugabo akubita umugore we byitwa ngo ni filime bari gukina kandi ari umugore we. Umugore nawe akongera agasubiza umugabo aho umugabo adafite ijambo mu rugo rwe. Ibyo bintu bikareberwa gutya. Niba umugabo akubwiye, mukagera naho mupanga ugafata umugore wawe ukamwohereza mu buriri n'undi mugabo. Ibyo bintu uri kubikora gutya ukabusimplifiya gutya, ukumva ni akantu gatoya, ariko ahazaza hanyu harimo harangirika. Icya mbere, abana muzabyara ibyo bintu ntabyo bazi. Ntibanazi ko ari filime muri gukina, ntibanazi ko ari puranka muri gukina, kugeza igihe wenda bazamenyera ubwenge. Ariko mu gihe atazaba yakagize ayo mahirwe yo kumenya gucagura ibintu, azaba azi ko bya bintu abona ari ibya nyabyo, bigenda bimwangiza mu mutwe gake gake. Mama wanjye arwana na papa, papa arwana na mama, ibi bigenda gutya bigenda gutya. Wenda ni filime, ariko umwana ibyo bintu ntabyo azi mu mutwe, ntabwo ibyo bintu arabisobanukira. Ni byiza ko ibi bintu tubikora nyine turi gushaka amafaranga, ni sava, ariko umuryango uba ugomba gushyiraho full stop. Iyo wabikora ugakinana n'undi muntu, niba umugore we mubasha kumvikana ku buryo mwinjira muri ibyo bintu ugakinana n'undi muntu, niba uri umugabo ugakinana n'undi, ariko ukirinda gufata umuryango wawe full family ngo uyinjize mwawe mafuti. Bizageraho abantu barajya bagira ibibazo mu ngo, ntibabone uko barega, ntibabone uko batabaza. Ni bya bindi byanyu, ni za filime zanyu, ni za puranka zanyu. Kubera iki? Abantu bamenyereye ko nta bintu biri seriye mugira. Iyi ntabwo ari mashini, wenda iramenetse cyangwa se ntiyari imenetse, ariko murimo murashushanya sosiyete, mukayereka ikindi kintu, mukayereka ikintu kiri mu mitwe yanyu, mukayereka ikintu murimo gutekereza. Mwakabaye mwiga kumenya ko umuryango ari ikintu gikomeye, umuryango atari ikintu cyo kwisukirwaho na buri wese, ahubwo tugarwana ishyaka ryo kugira ngo imiryango yacu idasenywa n'utwo tuntu tw'umufuka.